Igitondo cyiza nshuti bakunzi ba FAB TV mudukurikira umunsi ku munsi, twagarutse muri ya gahunda y'ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuba twaguha ubusobanuro bw'izina Brianne. Wowe witwa Brianna cyangwa se Brianne ugiye kuba wumva ubusobanuro bw'iri zina, ariko ntitwabura guha ikaze wogeze hano bwa mbere tukubwira ngo banza ukande subscribe kandi no kukazogera kugira ngo uzajye wumva inkuru ibiganiro tukugezaho hano kuri FAB TV umunsi ku munsi. Nibagirwe gukora comment cyangwa se kwandika comment yawe utubwira uburyo wabyumvishije, naduha nawe izina wifuza ko twaguha ubusobanuro bwaryo. Reka twihute rero. Izina Brianne rifite isano n'izina Brianna, rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikigereritike cyangwa se Irelandi na Scotland. Bisobanurwa rero nk'ufite imbaraga, ubutwari cyangwa se ufite icyubahiro. Rikunze rero gufatwa nk'izina ry'abantu bafite imico n'ubutwari, ubwitonzi n'ubwenge. Reka tuguhe ubusobanuro bw'izina Brianne mu buryo burambuye cyangwa se mu buryo bwimbitse, harimo mu buryo rero bujyanye n'izina Brianne, tureba mu mico, imyitwarire, mu byo akunda, mu byo yanga, inzozi ze, nk'uko bikunze kugaragara cyangwa se biranga abantu bitwa iri zina. Mu bijyanye rero n'ubusobanuro mu mico n'imyifatire witwa Brianne, mu bijyanye n'imico rero harimo kuba ari kuba afite umutima mwiza, akunda rero gufasha abantu, yita ku byo abandi batekereza cyangwa se bakeneye. Ikindi kandi ubugwaneza n'ubwitonzi, shakira amahane, yirinda intonganya kandi ahora ashaka amahoro. Ikindi kandi witwa Brianne agira ukwihangana, arangwa rero no kudashyira amarangamutima ku karubanda, akagira ubushishozi mu byemezo afata. Ikindi agira ubumenyi, akunda rero kumenya byinshi. Ni umuntu rero ushishikazwa n'ubumenyi, akunda gusoma no kwiga. Ibyo akunda cyangwa se ibintu witwa Brianne akunda harimo gutanga urukundo, akunda rero kugira inshuti z'ukuri no kugirana umubano wimbitse. Ikindi kandi akunda kuba mu mahoro, akunda rero ibidashyushya umutwe, ibidafite impaka nyinshi. Si ibyo gusa kandi hari ibindi akunda bijyanye n'ibikorwa bifite intego. Akunda rero gukora ibintu bifite umumaro, cyane cyane rero ibifasha abandi, kuba hafi y'umuryango we. Akunda rero gutekereza abandi no kuba hafi y'abo akunda. Mu bijyanye n'ibyo witwa Brianne yanga rero harimo mu byo yanga kubabazwa n'akarengane. Rero yagirwa ibintu bigaragaramo kutababarira abandi cyangwa se guhohotera. Si ibyo gusa harimo imvururu n'amakimbirane. Yangirwa rero intonganya n'umwuka mubi mu bantu. Ikindi yanga guteshwa agaciro, yangirwa rero gufatwa nk'udafite icyo ashoboye cyangwa se kudahabwa ijambo. Si ibyo gusa kandi harimo mu bijyanye n'inzozi ziwe cyangwa indoto ziwe, harimo kugira impinduka nziza ku bandi. Arashobora rero kurota kuba umuntu wagira uruhare mu gufasha abandi,
nk'umuforomo, umwarimu, umujyanama cyangwa se umuyobozi wita ku mibereho y'abantu. Harimo ikindi kijyanye n'inzozi ze kugira umuryango utekanye, arota kubaho afite umuryango wuzuye urukundo n'umutekano. Si ibyo gusa kandi ikindi kijyanye n'inzozi ziwe harimo gukora umurimo akunda, arota rero gukora akazi afite umutima wo ugakorana rero ubushake n'umutuzo. Ubwo rero yari ubusobanuro bw'izina Brian. Wandikiye muri comment wifuza ko twaguha ubusobanuro bw'izina Brian, ni gutyo usobanura. Nawe urashobora kutwandikira muri comment utubwire izina wifuza ko twaguha ubusobanuro bwaryo. Naho mu kanya musobanuro bw'ayandi mazina agiye atandukanye mugiye kutwandikira muri comment.